duseke iki gitaramo cyacu tukiragize Imana ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Dawe uri mu ijuru, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritunguru rya none utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abadacumuye, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo udukize icyago. Shimirwa Mana y'urukundo, tugushimire umunsi nk'uyu nguyu, tugushimire aba bashyitsi bageze muri uru rugo rwacu, wabarinze aho bagiye mu mayira bagendaga mu nzira, warinze abasangwa. Ibi byishimo byose ni woweho tubikesha. Twongeye kugutumira kugira ngo ibiganiro bibera aha ngaha, ibyo tuvuga byose n'ibyo dukora byose abe ari weho ubijya imbere. Wowe Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nibahe n'uwiteka ryose. Amina. Dufashe rero abagiye kuganira, utujya imbere, ibyo tugiye kuvuga byose utujya imbere, kandi twizeye umugisha uguturukaho. Turi gusabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ku izina. Amen. Kerekera aho neza nyakugira Imana. ni amahoro. Ni amahoro. Bakwigiye ijuru tugakorana ibyano rukara rwabishimwe se. Wo mugenderanzira twabigarukana Nyamuromba. Yesu nakuze Iteka ryose. kagira Ndazishimye igira amashyo. amashyo. Mwakoze cyane. Kagira ngo rero Wagira inkumi wageze ahari abantu hari imfura nkamwe. gusa nahoze nibaza niko sinzi usigaye ufite n'icupa n'igihe igihe mu tuki Igihe cyo ntacyo dupfa. Kandi n'abacyubahirije nta kosa bagize n'aho isitare. Ahubwo impamvu igarura. reka tubanze gusobanurira. tubanze tubazimanire. Barimo barakuraho urukoma. Kirakeye Karabe mu nkora z'umugabo. iwacu turahinga tukeza. Ni umutsana. Agira ngo iyo ni ingingo yacu. Ariko muremere harimo imbetezi. Bagira usoma ariko nayumvise inzuki zayibwiye hejuru ariko gahanga kishaka n'uburibwe ki. Iyi ngingo irankuye unkundire mpinuruti maze nkunywere bya nyabyo. ngaho cakabogi dukomeze tuganire. Urakoze cyane bakagira ibyumva n'ibyo usigarana.
Hari mwiza w'umutima zagusigira ibisiga imisango uri imbere ijoro n'umunsi ngwino ngwino ugira urugwiro fate mu mugongo nongere ubugingo wari wowe tubereye ndagira ngo mbanze mbashimire ikaze muduhaye mutadusigiye mukaduha ibanze ngo tubanze bikaba ikimenyetso cy'uko muzwiho ko ababagenderera mutabasunikisha isando ku manywa n'abaje kugama ntimubaheza inyuma y'umwugaro ngo banyagirwe muri imfura z'akamazi tuzi icyo mumaze muryango mugari turabashimiye cyane. Mu by'ukuri rero uko tungana nk'umuryango wa Nsekuye Sylvestre ni umuryango Imana yahaye umugisha. Ikibanze Imana yamuhaye ukirya ubuzima rutuma agira abo yibaruka bityo akibona ifoto. Icya kabiri Imana yamuhaye inka z'impenda akamira abacira karurutega akabona inkende zo kubagabira agakamira abo yugamije imvura ishotse maze akagira n'abagabira n'abagaba. Ikindi kugira ngo bitaza kuba iby'amarindira nzira ndagira ngo mbwire wa muhereza w'umuryango yigire hino tereka mu rukano sha tereka mu rukano njye gukeza gatera karame ndakomeza kugaruka kukubwira ngo umwaka mushya muhire tuwusangire. kandi iryo juru nkubwire inshuti nk'amaguru. Uyu mukobwa ureba nawe ni uwo mu Bansekuye kugira ngo urabona ko ari uruhehemure. Ndagira ngo mubwire ko ari umuhereza w'umuryango. Uriya muhungu ureba uyu nguyu ubona aje yihuse ahina umugongo aruhuke niwe wayikoreye hanyuma iyo tureye guhereza. Naringiye kubaza Ndagira ngo rero aba bana bose ni bene Gatera nta rubanda turimo ndabizi uba mu bantu ntuba mu bintu banzu baramutse bahesha umugisha wa kibyeyi hanyuma mbone nyendezo yo kuganira nawe. Maze rero nari ndimo mvuga ko nimugende nsigare nirwanaho. Nari ndimo nkubwira ko nari maje kuvuga imigisha Imana yahaye umubyeyi Nsekuye. Hanyuma umugisha wa gatatu Imana yamuhaye urutoki rw'ingaga imuha ibindi bya rutume niba n'imivure y'indoha nimwe yadashye ashyira muri iki kibindi ureba gisenze neza. Arambwira ngo iyi ni intwererano y'umuco. Aranyihanangiza arambwira ngo nkubwire ngo gutwerera ntabwo ari ugufasha abakene ahubwo ibintu bigiye ibindi biri na Bibiliya ivuga ko abafite aribo bazongererwa. Twaje kongera ibintu mu bindi nkundira wakirirwe na muntu karame mu nkurambe mu ngabo. iki kibindi kirasenze koko Kirasenze cyangwa kirasengeye? cyaba gisengeye ariko n'uwagisenze ntiyabeshye. Gusenga ikibindi rero ni ukugishyiraho izi cunda zituma umuntu ahuye na kanyandiko kitabarara ngo atarura ibijana. Byose kirabifite, byose kirabifite, kirasenze kandi kirasengeye. Nkundira rero tugiye ku rugara rumwe n'izindi hanyuma nunkundira mfite reka mbanze nsaba umuryango babwana fayi bantiza amashyi tubanze tugushimire. mwabyumvise abo twazanye maze rero umugiramana unkundire ikibindi n'ikijya ku rugara rumwe n'izindi mfite ubundi butumwa bw'umuryango wa Nsekuye
nunkunda ndagutura indi inzoga hanyuma nkubwira ubwo butumwa bwo mwihitira butaro bwa nimugoroba urakagira Imana. Inzoga imwe ikitwa itubya, ntabwo nagutura itubya umutware gateye giza hino rwose. Arakoze cyane nyakugira Imana atera. Yego ndakumva. Ndagira ngo nkubwire ko nakubwira ko ndi buguturi n'intango uze kunkunda tuyikurikire rero isogongejwe niba uze kumbwira niba yavugirwa ijambo muri iki gitaramo murimo, hanyuma uze kubona inyenyezi yo gukomeza. Rero afuruza kubona ni ikirango cy'uko ibize neza. Maze rero umugoyi we n'umurera bigeze baganira, umwabwira urwego ntuje kure, nanjye ntuje kure nyegere hafi wariwe umushwerekere nyakugira Imana ntumurire inzoga ari umutware, akira guhanira yo gura umutware narakuyobotse. Hanyuma reka dukuremo akarenzo umva wanzoga we uri inyengo uturuka mu rutoki rwansekuye no mu mizinga ye. Gatera nagusoma umunyure acurere mbonaho muca mubwira ubutumwa bugamena twebwe. Kirakera yamenye ko tuye mu isinagogi, arimo arantura amasengesho, kandi isengesho nanjye niryo nkunda ni ukuvuga. Hanyuma rero iyo umuntu avuze ngo amina aba yemeye, ndemeye. Umuntu amaze kugushimira cyane rwose. Yewe urakoze cyane. Hanyuma nshaka kugufi, hanyuma nanjye njye mu ngamba y'abagabo, hanyuma nkubwirira imbanda cyane ko ushimye ko wemeye kandi twanyuzwe na gutya. Nari ndimo mvuga ngo urukiri rwa nsekuye rwibarutse abahungu n'abakobwa, hanyuma muri bo tugira mukuru. Mu minsi yashize yari aturutse ku nkiko y'igihugu acyuyishya, hanyuma kandi ni mu gihe nk'uko navuze ko ari mukuru, ni umwana wabiruriye inka kandi ntiyaziminurira, ageze aho abatuganya n'abavuza inkokera. Ni umwana wagiye urweya amenya guca amaraka, kandi ni umusore ugeze igihe ushobora kuvuna asambwe akaba yagwa mu nka. Mu minsi yashize rero yari aturutse ku nkiko y'igihugu acyuyishya, araza dusanga mu gitaramo aho ababyeyi bari batetse baha impumbya, hanyuma tubwira amacumu y'ingabo, agerekaho agakeregeshwa ke. Aratubwira ati babyeyi muri bakuru kandi mwarambyaye ni mu gihe, ubu ndabona nkujije ikura imbishya ku mutima igasesekaza imbiribiri ku mubiri, nkaba nagira ububasha bwo gukoresha inzara y'inzana bibondo, maze nkagira abankomoka urukiryi, mukagira abuzukuru, mukazagira abuzukuruza, mukagira ubuvivi n'ubuvivure n'ikivivure, kuko Imana ihaye umugisha umuryango.
arongera aratubwira ati ntabwo ndambiwe kwa data ndacyabakunda muri ababyeyi ariko nimunshingira umuganda w'inzu ngira urwange rugo rw'icyuzuriraho hanyuma mwihitemo umuranga andambagiriza umuraza bindinde kuruguma mu kirambi ngo ntazamuhera mfuruka nk'abati bikantera kugumirwa. Abari aho twese turabyumva, ba nyirabyano birezi bari bahari barabyumva, ibikorere by'amasonga natwe turaho buri wese ku nkingi ahagararaho, hanyuma turamuhangama turamubaza. Mubyeyi yaratetse nyiramacumu, abandi bakuru bajya ku rusika rw'umugendo, aba nyirabyano babiniho ibirezi bajya ku nkingi ya Kanagazi hafi y'aho amagambo ashirira ivuga, hanyuma nanjye njya ku nkingi ya Mbonabihita, turamuhangama turamubaza tuti se ku iwacu mu muryango tugira amaziri tukagira n'ibyo tuziririza, wakunze nde, wamubengutse he, aho ntiwabaye imburamajyo ukagenda nta muranga ukishakira umuraza, bityo tukazagira ibyo tuzira mu muryango. Aratubwira ati ntabwo natatira igihango babyeyi. Aratubwira ati mu muryango wa Bwandafayi Fausitini hafi ya Masenge uhatuye wa undi mwashingiye, naramusuye anyereka umwari umwaza umwanda, akamenya kuvuruganya, akamuhimbaza ruhimbi, agahaza abana bazira ingonera, akaba mutakwa suku, niwe nabengutse mu muryango w'umubyeyi Bwandafayi Fausitini. Abari aho bose baravuga bati ni mwoya y'uwo muryango turawuza. Ababyeyi bati uriya muryango turawuzi, ni umuryango ugira inka zikabyara zidakitse, n'abakobwa baho ntabwo ari abasama, batereka amata ntacika amende, ni abakobwa bazi guhimbaza inumbiri, bakamenya gusobanura yera, bakayatandukanya n'ikimuri. Hanyuma ibikorere by'amasongano, abo babyeyi bagerekaho bati ikigeretse kuri ibyo uriya muryango Imana yuhaye umugisha, abakobwa babo ni nk'abaheburayo ntabwo bajya mu byuma iyo babyara. Hanyuma ibikorere by'amasonga natwe dufata umwanya, umwe mu baraho aragira ati uwo muryango turawuzi, ni umuryango utiza imfizi izo zimirire ntizigira amakore. Barongera bati ni umuryango ugira abashumba baragira inka bakazicyura, bagaba ingabo bakazigarura, ni umuryango w'imfura. Hanyuma buri wese avuga uko abyumva, turabyumva dusanga nta sitari ryatuma tutabagenderera, turanamanama tujya mu nama, tubona inyendezo yo kubagenderera tunyomotse. Hari ku munsi mwiza cyane ko iminsi myiza isa nk'uko umusizi Nyakayonga ka Musare yabivuze n'umusizi Musigwa. Hanyuma tubagendera mu mwaka w'imboga zeze ku masaha y'ikirengarenga, amasaha satira amatarama, turabagendera tunyomotse, tubabwirira itubanda, turabagenderera, tubasaba irembo rinyura inka rigasohoka umugeni nk'uko umuco nyarwanda ubiteganya. Mwari twemereye mutaduhimye banyamuryango abo tutazanye uriya muryango n'imfura manze mashimira irembo barariduhaye. Hanyuma baratubwira bati ntimutubere ba Sendatazi. Tubabwira ko Sendatazi atabi wacu, tutanaturanye nawe, ahubwo tubabwira ko mu gihe kitari kera tuzongera tukabagarukaho. Banya kugira Imana rero, ya mvugo mwatubwiye yo kuba tutaba ba Sendatazi, ngira ngo intanga mu nganzanyo niyi. Uhereye igihe twaganiraga ntabwo biri kera nka rya zina ryanjye, ntabwo bishize kera, ahubwo bishize vuba. Nyakugira Imana rero Gatera, uyu munsi nanone twabagendereye twarimbye bitari by'amarimbira nzira, tubagendera tunyomotse, turarwa ishinga no kubasaba imbuto muntu. Tubasaba imbuto muntu ngo abe umukazana w'umuryango. Imbuto muntu tubasaba yitwa Uwanyir'ijuru Constance.
mutumwa inka n'uwashyiraho cyura inyana ntabwo yaba abeshye, niwe tubasaba. Ndagira ngo mbabwire ko Imana duha ibintu byinshi irangije twima kimwe, cyokora iduha n'igisubizo cyabyo. Yaduhaye kubyara tukagwira, iduha ibintu byose turatunganirwa, itwima kwibyarira abakobwa bazatubera bakazana. Cyokora ijambo ry'Imana rikungamo riti bwitimanya umwana wayo ikemera kumutanga ku bwacu ntizabura kumuduhana n'ibindi byose. Iduha umuryango wa Bwanafayi w'incungu ngo uzajye utubyarira bakazana. Manya kugira Imana. Ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi rwose twaje ngo mudukenure, twaje kubaratira haturya ngo muhatsindagira umwotso, kandi twaje ngo mudukenure imbuto muntu uwanyirije Constance abo mukazana w'umuryango wansekuye. Abagiramana mwese Imana nibasange mere nka wa wundi wasabye asaba indonke z'isi abishyira mu nyandiko bambaye nihanganye mu gihe ntegereje igisubizo cyanyu cyiza. Nanjye rero mbaye nihanganye mu gihe ntegereje ukuri kwanyu kwiza. Murakagira abageni, murakagira uwanyirije Constance. Imana n'imari bihorane namwe, murakagira Imana. Ngize irindi nakongeraho umubyeyi Gatera byaba ari ukubandwa ibishegu pe. Kirakera arakoze cyane. Ijambo arabanjara ibyo yagombaga kuvuga arabanje arabikikira. Uwo mugabo Musaro uvuze niwe wavuze ngo kwibyara bitera ababyeyi neza, no kwansekuye ndagira ngo babanze bakumvira amashyi. Mu by'ukuri rero umunsi nk'uyu ku itariki tuziranyeho kuba tutari kumwe, umuryango wansekuye baradusuye mu muryango wo kwa Bwanafayi Faustin, mutuzanira inkuru nziza nk'uko wabivuze. Mu kinyarwanda washatse kuzimiza cyumvaga n'abakera, abo ntabwo bapfa kumva ibyo ari byo. Mufata irembo ry'umugeni wa Nyirijuru, ndetse tubabwira ko akiri mu mashuri, ariko ko nayarangiza muzaza mukadusaba umugeni. Ku batari bahari rero ibyo bintu koko nk'uko bivuze, nababwiye ko duturanye n'isinagogi. Isinagogi ni urusengero. Iwacu mwumvishe ko tubyara ba wa Nyirijuru na ba Yesu ashimwe barahari. Ibyacu ni ukuri gusa, nta binyoma biba birimo. Ibyo byarabaye rero, irembo turaribaha ry'umugeni, ndetse tubabwira ko uwa Nyirijuru akiri mu ishuri. Uyu munsi rero musanze turi mu gitaramo cy'umuryango, twishimira ibintu bibiri. Twishimiraga umwaka mushya muhire wa 2023, ndetse tunishimira ko uwa Nyirijuru akubutse mu mashuri kandi yazanye impamyabushobozi y'ikirenga mu ikundanabuhanga. Rero impamvu mvuze ntyo, ababyumva barayibuhite babyumva. Ubundi iyo umuntu ajya gushaka, ashaka uwashatse akamushakira uwo ashaka gushaka. Niyo mpamvu batoranije ku ruhembe rw'imbere intore Kirakera kugira ngo izivunyishe ndetse ivuga ubutumwa yatumwe adashyizeho agakeregeshwa. Kirakera twagira ngo umuryango niba ubona nta yindi miziririzo waba ufite cyangwa icyasha, umuryango wawe utweretse wansekuye mwagendanye. Niba nta ufite icyasha mu muryango wacu cyatuma umuryango wanyu
navuga ngo wacu unyuzemo amaso urebe niba hari umwe uwo mwaba mwagendanye kuko umuryango wose wawuzanye harimo icyasha cyatuma udahabwa cyangwa utemererwa kudusaba abanyamuryango nanjye nabateranije batubwira hanyuma tukaza kuguha uburenganzira ugakomeza kuvuga ubutumwa watumwe umuryango bacu twabwanafashe murabona uriya mugabo kirakera n'abo yagendanye nabo bakwansekuye murabona nta cyasha bafite twakwemera tukabashyingira iyo abantu bacecetse hari igihe baba bakibyigaho ariko akenshi na kenshi burya baba bemeye niba mwemeye kirakeye ndumva rero baguhaye rugari ngo ubandwe Rugarama aha niho twicaye ngaho komeza ukore mu mutana wibwira abatanazi uragize uti mpawe rugari ngo mbandwe Rugarama hafi y'aho dutaramiye unkiza igorora rwose urakagira imana hanyuma ndagira ngo mbanze mbashimire by'ibanze mbashimire ko muduhaye mutaduhimye kandi nawo muco musanga ngwe mbashimire rwose by'amashira kinyoma ko muduhaye mutaduhimye nyakugira imana mubyeyi ndagira ngo mubwire ko imfura idashimye irashiha kandi ntabwo bidukwiye twe twanyuzwe na buryo nshimira ababyeyi b'umumaro bamenye ikigeni bakatugenera igikwiye nshimiye n'ibikorere by'amasonga biturebye ntibitubonemo isitare ngo tubonemo isombe mu menyo zishingiye kuri mbereka y'ahashize ndabashimiye cyane ariko kandi tuzirikana cyane ko umwana avuka bakagenya uwa munani agakundura hanyuma ababyeyi b'impuhwe yarira bakabuza ubuhuha bakamenya bagasimbuka berekera mu bihuru bashaka igisabiko cya karya baryabana nk'uyu mwonga umwanzi yateje umukoni n'amadwedwe bakamumenyera imigenzo y'abakobwa b'i Rwanda bakamumenya kugira ngo akure atamwaye azaba umware wizihiye umuryango nizere ko bitaza gusubira uko byahoze sha rakoze cyane hanyuma aba babyeyi bakamenya uburere bw'umwana bakabuzirikana ndagira ngo nkubwire ngo iyi ni isimbo y'imibavu yuko barize neza ubashimire cyane uti bagashimiye ko mwabahaye mubutabahimye mukabaha mutabaneguye Imana nibaha umugisha ba nyirasenge na banyina bo bayinama nameho murakoze cyane nabo babyumvise hanyuma ndacyaguhita nshuti nk'amaguru ntabwo hari n'ababyeyi gusa ahubwo umunyarwanda yavuze ngo imfizi irivuga ntivumera ariko ntivumerera ku busa shimira aba babyeyi ko basimbuka imigende bagahinga imigende bakanajya mu nka bakajya mu imihanda yose bashaka icyatunga urugo
hanyuma umwana yavuka ntibaterere iyo, bakamenya amarezi cyangwa minerivare y'ubu, kugira ngo umwari cyangwa umwana uvutse atazasomesha ibaruwa. Muri ababyeyi b'umumaro, tuzahora tuzirikana icyo mwamaze, tubashimiye ko muduhaye Constance mutaduhimye. Iyo nayo ni bayikubeho urugondo, abo basaza b'imihamira bayikubeho urugondo, bayinamanameho. iyi ni abavarese, ni abavarese ntureba se. Maze rero igiza hino di kirangaha wari ugize uti umpaye rugari ngo mbandwe Rugarama, ndagira ngo mpanyuranye uwo munsi ate karame, ngira ngo urayibona, iyi ni rugore yakura uwa nyir'ijuru mu bakobwa ikamushyira mu bategarugori, ikaba rutagwabizimisha ishema ry'amasuka icyatwa cyo mu butunzi, ikaba imfizi y'ubutaka, witunza ziragutindahara, udatunze aragutindahara, ikaba imfizi y'ubutaka, ikaba inkenura rwuri, uruguri yanyuzemo ntirujyemo imitsina n'imicaca n'ubwatsi butemewe. Iyi ni inkina ruguri, nkundiro yakire. Hanyuma iyi yarubika uri kubona utaza kumbaza byinshi, ndimo ndirinda ibibazo. iyo ngiyo ndayizi. Igihe yikoze mu ibaba muri ya masaha y'urukerera, ivuze ngo ku murimo umutunzi nibwo abaduka akajya gukena urugura, akanasetura n'inyana n'inka, nkundiro yakire nyakugira Imana. Murakoze cyane. Ndacyaguheta. Iyi nayo ni nk'iriya, ni rutagwabizimisha ishema ry'amasuka icyatwa cyo mu matunzi, ikaba imfizi y'ubutaka. Hanyuma no mu bitare bya Nyaruguru ntiyatangwa, no mu bisiza n'ibishanga isizanira guseruka, ikaba isanda isandaza urwagasesekaza urukundo mu bantu. Nkundiro yakire. Iyi ni multifunction cyangwa se ni inkora byinshi mu Kinyarwanda. Nkundiro yakire yakora umurimo wo kubisando, igakora n'umurimo aho iriya yananiwe. Urumva rero nyakugira Imana, ndagira ngo iyi ntabwo ari imashini gateye. Iyo ni iki se? Uru ni urunana. Ni urunana. Ni urunana rw'i Rwanda rukata ubwatsi bw'inka. Ngiye kuvuga imashini, cyo kora ngiye mu Gifaransa byaba ari machine simple, ariko ni urunana. Uko runanuye niko runaniza ubwatsi bwananiranye, rukabukata neza, maze inka zikaburya nta mbogamizi zifite. Hanyuma uyu mubare 12 ntabwo nje kukurya mu mibare naja bya bindi by'abubu, ahubwo amezi 12 yose urunana ruba rukora rutananiwe. Hanyuma nkundiro rwakire, hanyuma ruzabe urukata ubwatsi bw'inka za Bwanafashi. Ni ikibumbiro cyo kudahirizamo inka zigirwa, kandi amazi arimo yitwa ibuga, bitandukanye na ryari baritejejwe rigira amazi y'umugwira. Nkundira rero cyakire nyakugira Imana. Ntabwo naguha ibuga ngo nsige n'igicuba cyo kudahira. Igira hino sha, hanyuma wishakemo nawe undi mugabo. Inka zitwa izacu mu Rwanda, zitwa izabo mu rwuri, kandi ntabwo tuzihatswemo. Iki gicuba ni isugi, ntabwo cyari cyatahira, kubera ko n'uwo dusaba nawe nuko. Ndagira ngo rero dutoza abato kudahira, abo bakuru barabizi, bagufasha urwo ruvugiro berekeze iwawe, niba ngombwa nanjye umuhungu yerekeze iwanjye uru ruvugiro. Reka guha akano gasuku nkunda mbaze no kubanza zarabungoye mu mpinga ya Nyagatoma na Nyansenge, abagenzi bati imizigo, abavumbu bati imizinga, bati kudatunga indatwa biduteje ubutini, tudakeje abatunzi twazapfa kare. Nazimanuye mu mpinga ya Muneke, bayireba bayisanganira ingeri, bati kudatunga indatwa biduteje ubutini, tudakeje abatunzi
bazapfaga ayitutsa bayitumara zirimo ziravuga y'abana nawe umutinda risiga kisanga wangewe ndirikirwa warikire hose ikabarushengura batagira inshuti utagira inshuti ntiyagira fosite akira amagana nzanya amagana nsize amagambo urakoze cyane urakoze urakagira imana maze rero nshuti nk'amaguru ibyo ni ikirango cy'uko nunkosha ndi bugukwere urakoze cyane kirakera ngira ngo tugeze mu gihe cyo gukosha tugeze mu gihe cyo gukosha nta muntu wikosha baramukosha nakubwiye nti nihagera unkoshe niteguye kugukwera iwacu rero uko dukosha si ubwa mbere tugushyingiye urakuzi turashaka inyana 8 harimo enye z'umana n'enye zirara imfizi mu mahembe ntabwo dukosha izikinze kuko ntabwo turaboroza niba ntiza amashyi yo gushimire niba ari naryo teka uciye hari undi usigaye kuvuga se ngo nkomeze sinza ku ruhembe rw'imbere se mu muryango urakagira imana n'impano yakugira imana nabivuze nti uvuze enye z'umana iz'umana n'enye zirara imfizi mu mahembe umuryango w'umubyeyi nsikuye ntabwo turata inkongoro turarata abo zareze kugira ngo urebye aba bagabo bose bicaye imbere n'abariya ababyeyi n'abariya babyiruka bari inyuma bose urareba ntawigeze asomeza amazi umushogoro ikindi inka turazifite byaterwa n'uko wagena aho izo nka rwose zirahari arakoze cyane kirakera yabivuze ati tugende ducungura n'igihe igihe turagenda tugicungura reka urwuri rwacu urabizi rwegeranye n'urwawe igisigaye twafata abaveterineri bakagenda izo nyana bakazirobanura zikava mu rwuri zijya mu rundi zikaba impano atari ukunyaga urakoze cyane niba ntiza amashyi bagushimire hanyuma rero icyo ntakora ntabwo nakubeshya inka iyo umuntu abeshya inka aba aremye inzigo mu muryango kandi inzigo irahanda ahubwo nk'uko wavuze ngo ducungure igihe umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo iyo butije imvura iragwa butari yagwa bityo rero nihagera tuze kohereza aba veterineri ariko nyizere ntabwo nakubeshya inka nyizere sinakubeshya inka ahubwo niba ugira n'ibindi umbaze hanyuma dukomeze mukanya turaza kumva amazina yazo erega burya bumvise ubu banagiye abaveterineri bagezeyo ubu bagezeyo ni ngombwa akazi kabo se ntibakazi ubu bagezeyo icara dukomeze twitaramire urakagira imana usimbuka y'intore shaka tambuka ugaragare rwose tambuka ugaragare maze muze bakuri n'ibizanzira wihute iri defo mutambuke gitore bana b'Imana murangana nsekuye rwose mutambuke mwigire hino mwerekere uwo mugabo hanyuma nimumugeraho nimukora 20 mukora umwe rwose ibikoresho bakabamo n'abamuba hafi barimo n'abamukumaga isazi n'isatura igihe yari ari ku marembo arindiriye ko abasore bajya bugurura
bakomye umwugariro nayo imbuga ukayikoma ibirenge. Ntabwo rero nakubwira ngo wihitiremo, burya inshuti yakuburiye amagezi. Siga iyo nshyimbo sha, siga iyo nshyimbo nta mirwano ujemo. Uriwe neza, amahoro. Mbasha namwe abasigaye koko kumwe utaza gusuzugura ababyeyi, mubanze muzamure ibiganza rwose, muzamure ibiganza. Umuryango wa Bwana Five Uzitini mwabonye bariya bose. Buriya rero Gatera, iyo umusirikare ku rugamba arambitse intwaro hasi akamanika amaboko abasabye imishyikirano. Bariya nabo barasaba imishyikirano mu muryango, nabo barasaba imishyikirano rwose. Ndagira ngo rero tambuka wegere umubyeyi. Wamubonye? Ubugabo ni bwa Ruganzu cyamurengeje n'uru rugendo. Ni umusore w'umuhamira rwose. Wamwitegereje haba inshuti. nagira ngo rero umuryango mugari wa Bwana Fayi mbasabe twakira umukwe tumuha amashyi mu muryango wacu. Abijo burya kwifuza kuyiza kose ntabwo guhera ku mukuru cyangwa umutoya. Rambura ibiganza bifuriza umwaka mushya muhire ntacyo bitwaye. Mwamubonye umukwe? Isubire mu ngamba y'abahungu sha. Isubire mu ngamba y'abahungu hanyuma ngo hakirwe bya nyabyo. Maze rero Gatera Karabe ukureba nagira ngo mukwereke yanze no kugutipura mucungu ngo mutazamukekaho kuba manusisi. Nta nubwo yigeze asitara ku migina ngo inzara zishiremo amano. Ni umusore ukwiye umukobwa wanyu. Mwabibonye? Buriya rero kumubona ni umusore uzi kwizihirwa agakwempenuka iyo bibaye ngombwa. Kuriya mureba yazinze umunyu boshye wakubiswe umunyafu, ntabwo ariko asanzwe, ahubwo ikimutera kwizihirwa Constance abonetse nimaraza kubona yasetse akumbagare muri iyi mbuga. Cyokora baraza gukomeza mukomokome kuko ari izihirwa ndamuzi. Nyamuneka untabare witabara. Urakagira Imana ntabwo mukeneye guseka se. Urakoze cyane. Mbeko mumuhaye impuha. Amashyi atagira impundu yitwa impuha. Kandi ntabwo nari mbibazi. Ntabwo mumwishimiye koko. Urakoze cyane. Hanyuma umubyeyi Kirekera yabivuze neza. Izi ni ingabo zitwarwa na Habinshuti. Hanyuma rero uyu munsi yabaye generali mu rukundo. Ntabwo namwita marishari ngo atazagira umutabara, ariko buriya nabyo uwabimwita ntacyo byaba bitwaye. Hanyuma rero nyakubahwa Habinshuti iwacu ubu wabaye umukwe. Umukwe wacu ntabwo yitara ku gasonga bugari. Tumushakira intebe nziza y'imvunwa aho azajya yicara akicarana n'aba basaza n'abagabo b'ibikwerere ubona. Mu gitaramo cy'umuryango agahorana ijambo. Guhera none nta nama y'umuryango uzongera guterana ngo igitekerezo cyawe kiburemo. Akaba rero ariyo mpamvu mu bubasha nahawe none, hindukira urebe hariya hejuru, hariya kuri Ruhangwamboni. Tambuka neza kandi utambuke gitore, urebe intebe ikwizihiye kandi ikunyuze, maze aba ariyo utoranye. Oya pareba muretse, niwe nyiri imipango wowe wigendere. Umuri aha ngaha nta kibazo gihari rwose, ni amahoro n'umutekano. Namwe mwese kandi muhindukire mu murebe. Nk'uko uri generali rero ukaba n'umugaba mukuru w'ingabo zawe kandi ukaba umugaba w'ikirenga. Nk'uko ubibona intero urimo ntabwo ari nk'iyanjye aha ngaha, nta nubwo ari nk'iyabo. Ubushobozi urabufite n'ububasha urabufite. Muri aba besikoti bawe uraza kurebamo ubaruta bose kandi umukuru.
nawe umuzamure mu ntera umubwire uti ngwino wambaye iruhande umuri iruhande ntabwo nzagusiga sinzagutakaza uko bikora ni wowe ukuzi ni wowe uzi uko ugaba ingabo zawe wagabisha iyo nshyimbo wagabisha ni wowe uko ubigenza ngaho ugira turore bityo amashyi menshi cyane kuri pare uyu pare mubona niwe nyiri imipangu yose bikaba bigeze none hanyuma rero aba basigaye bari mu manegeka nuko umubyeyi Shirakera yanze kubivuga ariko murabibona ubwo ntabwo muzazamurwa mu ntera ariko ubwo mutazazamurwa mu ntera muhumure igihe kiri hafi namwe iryo shyari ryiza muzarihorane kandi rizabageza heza umubyeyi Gatera yabivuze neza iwacu bahora abageni ubwo rero murabe mumwumva hanyuma rero koresha iyo nshyimbo yawe maze dore ni batatu bamwe bagabe iburyo abandi bagabe ibumoso uko babiteguye kandi nabo bumvire nk'uko basanzwe bakumvira gutyo abashyi benshi cyane hanyuma rero nagira ngo pare yongera gufashe iyo nshyimbo maze uzamure ibiganza uramutse iyi miryango yombi yateraniye ahangaha ku bwawe maze kandi uze kwicara gutuza byo sinza kuvuga kuri butuze kuko ndabizi mu rubavu rwawe rw'ibumoso harimo umusonga ndabizi ariko humura mukanya uraza gukira ngo uzamure ibiganza uramutse imiryango yombi maze natwe tumwishimire n'amashyira impundu ngaho muhimbira utaho ngaho na pare wawe ibindi ndaje byikurikiranye mare batemba uhamari wo muri naramubonye ahagorora ikimero akebutsa ndetse ndoye icyo kibibi icyaha mu bibimbuye mu buhanga ikikamurangiza mu gituza ikikamutembera mu mukono numva inkongi ndemye mikome ikibatsi cy'imama mu gihumbi n'igicumbi igicu nituze n'igicaniro cy'urukundo yarugukwizaho rukakotsa ntunakagukenga urwikure ukarwitegeza rugatwika ukuririmba ugashyura uruhimbi ukuririmba ugashyura uruhimbi ijoro rikimuka ukimurata uwanyira nuhura n'ibihinda akamu mwanya wo kumuhimba namuhera bugihumura umunsi ukira nkimuhugiyeho naramubonye avuna umurimo anabuzwa atangira akaririmbo nsanze arihogoza ndatuza nkomeza kumva uwo muhogo atunze uko nakarangamiye ibyo byiza nsuma wese mugwa mu byano nsanze ari juru ry'umwezi nanjye mpimbira uwo mpato niko kumwitumanga kurutwa nzuye mwitamarebe yera nzuye mwitamarebe yera kanatemba w'amaribori n'umuta uko urutanisha n'ubutijima bw'urukundo n'urukenyerero rw'inkindi nk'ubundi nkesha ze z'umukwira n'uruhimiro rw'abahanga nibutiyeho agashu ngutazi nganzirera amakombe n'umugandire utamwira
wacu akaba umutoni wa rurema muhoza wanjye wandutiye marira we wibabaza mwabanaga mikiganza cyawe nguhe icyanjye twibagirwe y'umubabaro uwo mu mata wateze neza mbega shenyura urakoma iminsi yanze kwibanya myinshi n'umunezero mwinshi cyane mikiganza cyawe nguhe icyanjye twibagirwe uwo mubabaro muhoza wanjye wandutiye mwiza we uri umuziranenge uwo mumata wateze neza mbega imaramba 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 y'irabihogo byiza byahogoje imana imaramba hariya hirya inyamasheke hari ibishyimbo by'ibikara bikora umunyu n'amamesa umugore wabiriye ntiyubakurwe n'umugabo wabiriye ntarinde urugo imaramba imaramba y'irabihogo byiza byahogoje imana imaramba urakagira imana data rero akoze cyane ba nyir'ijuru rero umuryango wacu urabizi ko dutarama uyu munsi twagize igitaramo navuga ko kidasanzwe twagize igitaramo twataramanyemo n'umutaramyi Kirakera akaba yaje ari intumwa yo kwa Nsekuye atugezaho ubutumwa bwiza bw'umuryango wa Nsekuye ko mu muryango wacu habengutse umugeni tubabaza amazina batubwira uwa nyir'ijuru Constance ndetse namwe tubatumaho aho mwari mu kirambi mutubwira ko kuko hari umusore wo kwa Nsekuye muziranye ubwo rero twahaga umwanya intumwa yo ku ruhembe Kirakera tumusaba ibisabwa iwacu urabizi Banyagusenge ba nyoko wanyu barumuna bawe na bakuru bawe uko dukosha urakuzi ngira ngo rero nagira ngo mu ruhame rwa benshi mbere y'uko mushyikiriza Kirakera ngo musuhuzanye ubanza tubwire niba koko umusore witwa Migabo Ildefonsi haba hari gahunda mwaba mufite. Kirakera burya koko urejejwe ubu ntangiye kugenda mbyemera noneho uranyemeje nuko urejejwe cyangwa urakijijwe maze rero bariya bajenerali banyemerere mubanze musuhuzanye hanyuma bakomeza akazi kabo ko kurinda umusirikare ubakuriye. yewe ngo mu byuma impara zicurange hanyuma reka mbanze nguherekeze ntazaguhobera umukazana umpagarikiye maze guherekeza zo kujyana hasigaye wijyane Benjenero
mwigire hino rwose mutambuke gitore ureba ko bagenda nk'abajenerali bagenda nk'abajenerali rwose buriya rero murakoze cyane mushaka mu yampaye nk'akatora uzi ko harimo na videwo uzi neza videwo ntabwo neza neza amazi uyu ni videwo ndamuzi nawe n'umuhungu wa bwana fayi rwose muri za bagenda umushimira rwose uri umurinzi mwiza ndagushimiye urabona nawe tuki videwo ni amahoro gira amahoro n'amahoro n'umuhondo udaharurumba kuruhiga ijambo urakoze cyane mbabwiye ngo bibe bityo buriya rero abagiramana mwese impeta isumba izindi mu Rwanda no kuratwa mu ruhame tunashimiye ko mwabaye hafi ya mushiki wanyu ukamurinda watagira abamutwara gutarika bakamutungukana akagenda akaburirwa irengero mwabaye abagabo b'ingeri muraba ingenzi muraba akamazi buriya rero kuva kera na kare kose kagera none iyo umwana yatoraguraga uruhinja rwa nyirasenge bamumenyeraga ikiretso rero kikaba umutsima wasigaraga ku mwuko hanyuma wa mwana wakoze umurimo mwiza bakabuzana bomeka kugira ngo naza kuburya ari mu bandi aze kuburya yishongora bishongora aho bamusanga ngo wampaye nanjye nkakumbaho mwebwe rero ntabwo nabageneye ikiretso ahubwo kwikubitiro reka mbabanza inzoga muri abantu b'abagabo ntabwo nabaha ikiretso mwene mwatoraguye uruhindu mwarinze mushiki wanyu mumuba hafi buno butumwa bwanjye bwite ndaje ndabaha n'ubundi iyi ngiyi ureba petit video iyi yitwa gahuza imiryango yacu n'iyanyu yahuye maze kugira ngo tuze guhoberana ntawe duhagaze hejuru kandi ubu yakiriye hanyuma video iyo ni sikoro inyobwa n'abafite rekoro ubwo ihore rugize ubudahangarwa muri birori kubera ko warinze mushiki wawe ukaba agiye habona undi yakiriye bafitiye ubundi butumwa kuriya mureba iri defonsi yambwiye ngo arabashimira byigaragara buri wese ku mpamvu zifatika kandi zigaragara Ucyambere yambwiye ngo mbashimire ko mwitereta rye ngo mwagize uruhare runini mumfatira runini mbere yazaga iwanyu aje kurambagiza ngo Constance yabatumaga mwitiyo imuhura hanyuma ngo mukagenda mugende no kwigaruza inyana ngo murasweyo mukagenda mukarya umutaraso mu mujyi mukazenguruka umujyi ngo hanyuma ngo kugira ngo ibiganiro bikomeze biryohe ngo ikindi niyo yageraga ku marembo mwamwugururaga ntashidikanye ko mumuhaye ikaze bityo rero yambwiye ngo buri wese yamwemereye icupa yamwemereye inzoga ngo muri abantu b'abagabo ntimwasangira icupa arambwira ngo uyu munsi ngo muranywera muri hoteli mushaka ngo kandi murebe hoteli isumbye izindi nyenyeri nanze kuzivuga amazina kugira ngo nakore umushinga wo kwamamaza ntarabitorewe ngo nimuza kubona mucyuye inganji muvuye mu birori buri wese agende ngo mwirinde muri twatubari twamukubita umwishi ngo mutwirinde ngo ahubwo mugende muri hoteli nziza buri wese anywe
uru ni urwandiko rumwereka umubare w'amakazi yaza kunywa ntacyo bitwaye video kugira ngo ubanze akira nawe akira maze rero intoki ebyiri no kunabana ni muberere kimwe mukazana mutampagarikira mbone taro y'inkweto ayimwegezere ntimugasenyere umugenda mwana w'ibintu biri niwe izo ngizo zirabageza no kuri hoteli kosa mwiriwe neza uraho neza gira umugabo ubwo yamushimye mwamubonye mukazana abo kwa Sekubiye mwatubonye ate Karame uyu mukobwa ni mwiza ndagapfika igihe buriya rero Constance nagira ngo nkubwire mbere ya byose ndagushimira ibintu bibiri ariko ziriya nkuru ubwishyu nizo kukwakira mu muryango uriya muhungu wacu aho umugisha avukamo. Icya mbere ngushimiye ko utatwihakaniye mu ruhame, bakubajije ngo haba umugisha mufitanye gahunda, ubivuga weruye utadidimanga, bavuga ngo turayifitanye. Ubwo utatwihakaniye mu ruhame ntabwo tuzakwihakana ugeze iwacu. Bariya ababyeyi bose ubona bazakunganira nyoko. Ikindi ntabwo uzigera ugira irungu, haba umugisha azajya gucurangira imizigo ikererejwe mu modoka, hanyuma kandi nuba wumva ushyize intege zo kuba iwacu azakumenyera akanyabugabo. Bityo rero abo umugihe igira hino ni byiza, tambuka hanyuma utambuke muzijyane maze mukanga mazimwe mukabarwa habona maze mukagira ibirori bigaragarira buri wese. Imana n'imari n'ibihorane namwe. Abo umugisha rero muri Constance. Ubu rero ko mutubona uyu muhungu wacu abo umugisha yaramaranye iminsi isahani y'isahinda mu kirambi tudatora agatotsi. Ubwo Constance abonetse turagatura. Moniza amashyi dushimire umukazana abanyamuryango. Ndagira ngo rero uwo mubyeyi agufashe iyo nshyimbo mubwire, va ku giti dore umuntu, tera intambwe usanga umwana, mufungane bukwasi simbona amazamu hagati yanyu njye kwimurika. Arakoze cyane, reka mu byuma impara zicuranga akazi gasigaye gusa. Amashyi menshi cyane, komeza umuhobere n'ubundi ngo wakoye akora iyo ashaka, ntugire ikibazo ngera. Murakoze cyane. Hanyuma rero ndagira ngo mbere y'ibindi byose ndagira ngo aba babyeyi beza baje baherekeje Constance igabo rero, uru ni urugero rwiza rw'uko mu rugo rwanyu hazahora hateguye, uruhimbi rwanyu ntabwo ruzaburaho amata, kandi nibyo iyi mbaga yose iri ahangaha ibifurije. Gure tuwuciremo tuwushyiremo ico, oya ntabwo twabitinyuka. N'ikimenyimenyi urabona ko Constance gutegura nije ngaho nibagushyikirize nako ngako, ibindi barasigara babigufasha. Urakoze cyane. Amashyi menshi kuri aba babyeyi babanyira Constance bakamutoza umuco, kandi umuco w'ababyeyi.
hanyuma rero kugira ngo aba bakamera mani ngo bakorere ibitangazamakuru mpuzamahanga kugira ngo ubu bukwe bambwiye ko amashusho yabwo ari kunyura kuri televiziyo nkuru y'igihugu ndetse n'abari kuri CNN bambwiye ko arimo agaragaraho. Ndagira ngo rero nze kukugora wigira kugira ngo amashusho abaza kuyabona n'abazayabona mu bihe bizaza bazagire bati urebe urutoki rusumba izindi, maze imbere y'imbaga yose umwambika impeta igaragaza ko abaye wawe impeta y'urukundo rudashira, hanyuma natwe tuze kubakiriza amashyi n'impundu kuko nta shyari dufite. Bityo kameramani yo foto sinzayibura umunsi nagiye kubasura. Ngo zamura hari ukuntu bajya babigira barya bereke bose babandi ntavuze bataza kunkubita mvuye mu gitaramo. Bityo hanyuma rero bati si ibyo gusa, hari ururabo rwiza naguteguriye none ndagira ngo pare narwo rugushyikirize amashyari bati mwayabahaye ariko ko namwe tuzayabaye. Bityo hanyuma Constance ngabareba urwo rurabo. Constance yantumye ngo mu biri ku isi byose, mu byabayeho byose, mu biriho n'ibizabaho, nta kizaruta impano yakugeneye none. Ndabona niba abazi kureba ngo muze kureba uyu mugabo ndi iruhande ngiyo foto nayo ninza iri muzo nzaheraho ndeba. Amashyi menshi cyane kuri Constance wamenye uyu mugabo w'impano. Kandi ntimugire ngo ndabagore, rega ibirori ni ibyabo, nabo bitaraba tuzayabakomera. Imana yandemye by'ukuri urankunda, kuko utemeye ko nguma kubaho njyenyine, bityo ukandemera umufasha nkwiriye ndamwakiriye, ayiwe nguwe neza iribagiza kana kamabukwe winusange ni wowe nkwiriye. Naragukunze rwose gukunda nawe unkunda, noneho dore wemeye kugumira iruhande rwanjye. Reka nkwibutse kazuba kanjye, kakajambo keza tuziranyeho, dutangurane kukavuga ndagukunda. Naragukunze rwose gukunda nawe unkunda, none se murabona nabeshye koko? Uwabaza yabaza njyewe yarikannye koko. Amashyi menshi cyane. Ni impano yagenewe Constance uyu munsi, ati akira iki gikombe. Kubwira Constance ati niwe champion w'urukundo mu mutima wanjye, ni wowe uhiga abandi iteka ryose, ni wowe uzahora uri uwa mbere, ni wowe uzahora uri uwa nyuma, urabanza ukikurikira nta wundi ugukurikira. Twongere tukanga n'irya Kamena, umukwe ati ntirizagukange wagize neza. Hanyuma nibamushyikirize n'iyo nshyimbo. Igihe ugeze mu bunyereri bw'amata ntuzagire ikibazo cyo kujya gukenura inka zawe, umukwe aragushimiye. Hanyuma bakameramani muze kudufasha ifoto igende neza. Byo hanyuma ndagiwa muze kugasoma mwitonze. Amashyi menshi cyane kuri uyu mubyeyi. Nsanze ngo ntabwo byari ngombwa cyane. Hanyuma ndagira ngo bamushyikirize n'indi impano nziza y'ishimwe bigaragaza ko nibasoza kuyifata ndaza gusaba n'umubyeyi papa nawe yegera abana iyo foto ya bombi ize kuba
ngaho isubirire mu byimbo barebe b'abakobwa banagutwaze ngaho ndagira ngo nsaba umubyeyi Pascal uricyo amashyi menshi cyane mumushimire ko yasigaye mu nshingano kandi akazisubiramo neza hanyuma mu ruhame ati mubyeyi warakoze n'ikimenyimenyi ngirikamba ikurutisha abandi babyeyi none muri iki gitaramo atari ko si iryo kamba gusa hari n'impano nziza twaguteguriye kugira ngo umunsi ugeze mu rugo umunsi wicaye ugiye wicara uvuga uti Mana warakoze ukumva imbaraga zo kurera kandi nkarera neza utabukwe amashyi menshi cyane ku mubyeyi Dimo hanyuma rero ati iyi nshyimbo ati mu itumba ry'amata umunsi uzaba umanuka muri bwa bunyerere ujya kureba inka ntuzatsikire kandi ntuzangere ndagira ngo mwegerane iyo foto nayo ifatwe di imbere y'iyi mbaga tugira ngo tubibashimire ndagira ngo ufite inshyimbo ndetse n'urukinga rukingira uruhanga bageneye papa cy'umugisha ibashyikirize ugiye ati murakoze kandi ndagira ngo abateraniye mubampera amashyi ati mu izuba rya Kanama na Nyakanga iyi nshyimbo igihe uzaba uzamuka uvuye mu zawe zaranyubatse kandi ziri mu byatumye uriya muhungu baraza kumunyaga kandi nibamunyaga n'akazi ke Constance ati si ibyo gusa kandi muryango mugari mwarakoze ibyo mwakoze byashyize itafari rikomeye ku buzima bwanjye n'ikimenyimenyi n'abateranirira muri iki gitaramo murakoze cyane ndagira ngo nsabe rero mubyeyi Samu nabo hari ndetse na famiye niba bazanye na madamu bigira cyane ubu butumwa tubahaye muzajya mubusoma buri munsi buri gitondo buri kandi bikomeye mu buzima bw'aba bana ndagira ngo mubampera amashyi ariko mwandambiwe muricyo ndabashimye nanjye kamera bababwire kugira ngo tutaza kukwicira akazi n'ubundi twunze ubumwe twunganya amaboko hanyuma n'abafite iyo nshyimbo ati iyi nshyimbo rero muri Mata igihe uzaba ugiye kureba inka iyo nshyimbo izakubere ikiramiro hanyuma kameramani nawe unyarutse rero nawe bashyikiriza impano babateguriye muri iki gitaramo ababyeyi bati mwarakoze abana bati mwarakoze babyeyi kandi turabashimiye umubyeyi nawe ati ntabwo birangiriye aho hari akamesaje nabageneye none abana babashimire ndagira ngo nsabe rwose nawe hari impano abantu bamugeneye ntacyo bumutegereje Manase naza kuba ari hafi nawe yaza gutambuka bakamushyikiriza impano bamugeneye muri iki gitaramo Manase niba yaba ari hafi Manase yaba ari hafi yaba hafi kugira ngo abana bayishimire muri iki gitaramo iyo ni famiye Munyakimi icyubahiro mu bugombwamo nta wagikerenza nta n'uwakirenza ingohe mu gihe famiye Anastase gitambuka abana rero umubyeyi ngo baragushimiye kandi barazirikana cyane
umusanzu washyize mu buzima bwabo. Kaje mutataye inyuma ya Huye se cyangwa mutataye inyuma ya Kiburara hakurya hariya. Amashyi menshi cyane kuri izi mpano. Veneranda, Verena, Domitira, akaba tweretse ibirori nk'ibi ngibi ntawarenza ingohe umusanzu. Ubwo rero ndagira ngo muze kubigenza neza. Hanyuma ufite iya Domitira nawe abi hafi, ufite impano ya Domitira, nguwo Domitira rero. Domiti abatabonetse abo bavukana baraza kuzibafatira n'ubundi. Hanyuma ufite ya Korodina nawe niba warahari, mama Korodina umubyeyi mwiza, mumumpera amashyi Korodina. Muricyo murakoze cyane. Hanyuma uwanyuma akaza kuba Angelina, aba yari hafi. Angelina ngo niwe Mamiragena, ariko asenga Imana wamutoje, niyo mpamvu yateguye impano nziza. Constance ngiriye isoko yabivomyeho, siyo soko rukumbi yavomyeho, isoko tuvomaho imico myiza n'uburere bwiza. Ni bose biwacu, ni bose bo mu muryango buryo navuze ngo ntaragira ibizigira nk'ibyanjye, ariko murabona ko ahamye. Ngabo umwaka mushya muhiye, baguteguriye impano uyu munsi. Umwaka mushya muhiye yongera ubivuga. Uricyo amashyi menshi cyane kuri Ngabo. Murabona ko ntabwo nagenda niyo nk'ikinyoni cya kindi bita ikintunze, nanze kubivuga. Hanyuma dusoza rero n'amakado, ndagira ngo nsabe rero abagenzi ba Constance yabikije rwa ruhisho banyaruke kandi bakimirane bagire vuba. Dore yararimo anyongorera ambwira ngo umukunzi ndabona baze kuba bari hafi. Ngo warakoze gutuma aticwa n'isari. Constance nawe ariko birakwiye, ndagira ngo bakabambika ikamba ribahamiriza koko ko mutakoze ubusa. Barongera barambwira ngo barabashimira kandi ibyo mwakoze ntabwo bibagarukirije aha gusa, bazabikomeza kugeza ku ndunduro. Ibindi baze kubikora ndaza kuvuga nyuma. Wa mwuzukuru amashyi menshi cyane kuri uyu mubyeyi. Abazi kureba murabona wa mwamikazi uherutse gutanga bita Queen Elizabeth, murabona uyu mubyeyi atamusumbye uruhanga mumwongera amashyi ariko buryo. Hanyuma Constance ati umubyeyi nawe kandi warakoze kumbyarira umugabo, warakoze kumumenyera ibyo yari akwiye. Ntacyo nabona nkwitura uretse kukwambika iri kamba imbere y'iyi mbaga muri iki gitaramo kugira ngo nguheshe icyubahiro gikwiriye ababyeyi. Ababyeyi muteraniye aha ngaha mwampereye impunda aba babyeyi bagenzi banyu. Nuko ngaho zamura uwo murya utwo twumve kandi ngo iyo ndirimbo ibashimishe. Ni iyanyu. Abari kure ntimuze kugira ikibazo, niyo mpamvu nababwiye ngo iyi nkingi yo hagati ninjye bayigeneye. Haranditse ngo warakoze mubyeyi. Mubyeyi, abana imbere y'imbaga barakubwira ngo warakoze kandi Imana izabiguhera umugisha. Nabyo sinjya mbisobanukirwa, ariko ibyo ari byo byose abizi iby'amabara bavuga ko
hano harimo amabara yose, aya mabara yose ibara wabura mu mabara ari aha ngaha. Urakoze urakagira Imana. Mubanze mukore cheers kugira ngo mwerekane ko amashyi menshi cyane. Hanyuma Constant ndabizi si icyo soya ntabwo ukoze inyota kira mpongere kandi uricyo mbega birabeshya. Hanyuma n'imigabo nawe uko bigenza urakuzi, ntabwo mubwiriza, urabizi ko wahaye umuhata ukamuka mwongera kugira ngo ashyire imyoro. Amashyi menshi cyane. Hanyuma nagira ngo sinyamibwa mu ngeri mubaze sumihigo ndota kostazo bamujyana mbaza uwabibonye arangahe mugira hino mbaza uwaba yariraye sinabona uwasobanura izo nzozi numvisha amazina y'inka zivumera mbazi zitugendereye uwaba ziragiye babyeyi namwe bavandimwe muteraniya imfura dutaramanye mwese muze tuvuze impundu ziturwe n'inganzima nzira kuru twese twaje imitsi itumuteteshe bimunyure itumurerembe bimunyure ituvuga ikiranga kwezi icyicaro cy'abakobwa mwarutagira icyasha umwangavu wariboye wamisi y'imirongo utarusigizire musani wawo basobanye ibikwerere by'amasonga y'iwacu i Rwanda inyaronye nyature baninzi muraho mwese gwageza amashize ko Constantine atarongwera nta mashyi nta cyabaye wese mugereje no washimeshi cyane mwafure muri kuri Imana rero igihe garutse ahangaha ngarutse ndi baduko nyongo utemanzi gukora amakoze gacuzi kuva agenda imbere ingeze za nyandizira murakagira Imana guma ngaye ngo twanzi girimo inkakabare imaragahoza tiniyose basaza nashira mbere mukarage umusayi impanga rucenga magati umutindi nafara hanukaya uzaza undebera umugenda nta muzaza undebera izikura imbishya ku munwa uzaza undebera zunamura inkongoro uzaza undebera zunamura ibisabo guma tubwire mahamba iwanyu wa mugabo we ngweregeze wacu zaragiwe umukenya ntabwo zarishije igishanga n'inkamirwa bibona batinde bazibonye bavuze induru batakaza ibisabo tubyinjiza rwarabari barabisiga tuzikamira ibibondi matamaye bashisha bumva turindagiza batinde n'abajya kwikona amakuza kwa rukini zino mukombagenda imbere n'abajya baza batsinda barusakiriza imbonyo n'abajya guhugura b'inkongo zikabonera zivumera urwera imbere y'inyambo inyana zazo zirisha rurimi
nyamara batinde bataye umuco ntibabimenya batinya kuragira banga ibisabo nyamara twebwe tuzivumera zivumera zanze inyambo z'i Rwanda abandi bati ntitwabibonye abazungu bati turahatashye yanze uruhinga ngo twese basore gahinga nyamutari kaza batona n'abatona avuga umuhoro rwavuga inkiko zikavumera zigamuha imitirwa na muri ntongoro ya maze gira uti komera kumenya kugira imana gira inka mu bagabo nsanga nzigira yewe ntabwo nabahaye ubushyo bw'amagana nk'uko bisanzwe uragira uti zimanutse imisozi cyane zishyitse ahangaha numvishe zivumera ngaho kandi cyo komera turi muri iki gitaramo dore ngizi nyambo zarishije umukenke zamanutse Kagitumba tuziragira umukenke ziramanuka zigeze Mashaka ziravumera menya ko zishaka konsi zazo ndazimiye mbwira bakamye ntimurambe hafi munzanire ibyansi bisabo birabeha umwana kose itaza ari mu gikari yinjirana amata asohokana amavuta batindi bati habaye iki hanyuma zikigenda mbona abarinzi bigira hafi ndamanuka ndazikonga zigera ryabega zigeze ryabega nsanga umuzungu ahashinze uruganda rw'amakaro sinarinzi iby'urwo ruzungu ngira ngo n'urw'amakamyo ndamubwira ngo izacu zigenda n'amaguru ntizigenda mu makamyo izo nka zirisha umukenke nzimanura Rutaraka zigeze Rutaraka nzirarika Ingarama maze nzimanuye mu gishanga zanga kurisha ziravumera nzizamura zireba Kabare zigeze mu bukomane bwa Ngarama zisanga umuriro urakazita ku cyotero maze zitangira vumera ndavuga nta hantu n'aha turaharagira ngo buke mu gitondo tuzikanga ahangaha zigeze Finance abazungu bataha basha urakoze cyane nubwo bageze amashyari ngo amashyi nta kibazo gusa urakoze cyane ubuzigaje ubereye amashyari ubutaha urakoze reka tuvuge amazina y'iwacu umwanzi w'ibihe ni amasaha twese yemwe tuvuze amahamba bwakira bugacya reka tuvuge amazina ye zirimo akaniza ikina n'ingoma y'indamutsa n'umurishyo uhumuriza n'amareza y'impeta n'umutagara w'ihuye n'umutagara w'ihuye n'amareza y'impeta zikamirwamo zambaye imyindi zikayimpangara abafuzi izacu n'indazi n'amacumu zikamirwa amazina muri nkongoro bamwe bitayiko zikomoza zikubagera imbere zikamirwa na muri nkongoro guma zatashye iwacu ndavuga ko naziguhaye neza nk'uko bisanzwe data w'umubyeyi mwiza reka umwere inkuyo irimo ibyiciro bitatu kimwe urakizi ndakubwira bibiri harimo umucaca utumira zica ku mabere akamushishira utumira zacu zishisha ikindi urakizi bampaye umudamu mwiza Knowless gusa muze kundabira Clemanaze ko nkurikirana ariko nyakugira impamvu umubyeyi mwiza rero aka nako ntabwo nagasiga ko nasize abana mu rwuri hanyuma nyikora mu ruhanga kabyare anzika hanyuma arakoze cyane abagihari mu ntizi ibiganza mutabitiye ibitirano byo byasaza ba nyirabyo bakazabagwa nabi hanyuma izi nka z'iwacu ntabwo zibaye zonyine kuko baratugabiye kandi tukiri muri iki gitaramo inka z'iwacu n'indi bagize abatindi nkamirwa bibondo irimo iyamariza nyamugenda muzi imbere hanyuma iyo ngiyo niyo yinikiza ku ruhembe hanyuma abakobwa b'iwacu iyo binjiranye amata basohokana amavuta ntibatinda hanyuma ubundi natwe mutubona hano tuje tuvuye mu mata ubundi turi amavuta nta cyaha tugira icyo dusigaje ni ugukiranuka hanyuma mubyeyi mwiza
nagira ngo igihe nkiri hano aho sinasa n'uzivuga nk'uwenda kuzimara, ahari aho hari abazivuga buri munsi bagashaka gusa n'abazimara, maze mfite hano inkuye mu byiciro bibiri, dawe sinubahuka inshuro zose nzivuga nciye bugufi, ariko kandi uranyemerera iyi nkuyu undebana mu ntoki, iyo ubonye nguhaye bwa mbere niyo duhanaguza inyana z'iwacu. Izo nyana z'iwacu zigira isuku, ahari aho ngaho nagira ngo ubutaha inka muzadukwera, cyane ko abakobwa tukibafite, zizaba zimeze nk'izo tugiye kubakwera kuko namwe nababonyemo umwiza. Hanyuma kandi mbafitiye iyi nkuyu mbahaye nciye bugufi, iyi ni iyihanaguriza ikamwa kugira ngo ibibondo bigume bishishe, hanyuma nushimangira umubano uzagaruka udusaba umugeni. cyura amashyo nanjye ncyurirwa magana tuganze twembi mu Gasabo, maze Imana n'imari bihorane nawe, urakagwira nk'ubwoya bw'inkurambe nk'amahembe yazo. Urakoze cyane. Hanyuma ndabona rwose bampaye igisabo cyanditseho amagambo yo muri iki gihe cya .com, hanyuma mbonye handitseho ngo ni pirimusi, ni mu ndimi z'abiki gihe. Urakoze cyane. Yipirikane hanyuma ukirane nayo uyikubiho urugondo ushaka. Ntabwo iyi si nenda nkirana nayo, ahubwo iyi nayo yanditseho inyuguti ya F mbona bisobanura fiance. Nyemerera nyure mu gikari mbaze Costazi igihe byamutwaye. Murakoze cyane. Nyaruka subira mu nyana. Twe nawe dutaha gutyo rero, dutaha nk'imfura z'i Rwanda. Nanjye ntago ndi bwihangane kandi ntago ndi bugasike. Murakagira Imana kugira nta neza nk'imfura z'i Rwanda. Ibomba yamareye wararaye, bombo yamareye icyakunda se kandi etyo akira mukundwa, maze uzahora ugikunda, nzajya ngigutegurira amashyi menshi cyane. Ariko mwongere uwariye n'umenya ko hakenerwa ibindi. Amashyi menshi cyane, urakoze cyane. Hanyuma rero migabo, nkuko wabonye Constance ntabwo yari imigwira, nta nubwo ahuhwa n'umuyaga. Nawe reba cya kindi kizatuma keya nyine zitabura mu rwe, ese ntubizi? Ikaze nkurebere ni ugutaha, ubundi byose ari munange. Amashyi menshi cyane, kandi mwongere babizi ko wahaye umuhata kugira ngo azabone uko aguhatanira. Murakoze cyane, mubampera amashyi. Hanyuma izo mbere muzishyitse aho hasi, nimwongere kwicara. Protokole baze kuba hafi baberekeze ku meza matagatifu, atari yayandi yo kuri aritari, ariko ni ameza matagatifu yateguriwe muri ibi birori.